Umuntu wese wumvise mu mariba ya Bukunzi ahita yumva ikinamico yakinywe n'indamutsa itambuka kuri Radio Rwanda izwi nka Uwera, kuko Bukunzi ivugwa muri no nyinamico. SF Media TV yabakusanyirije amakuru yo mu mariba ya Bukunzi, aho abami bo mu Bukunzi bakoreraga imihango yo kuvuba imvura. Inteko y'umuco ivuga byinshi ku makuru yakusanyije ku mateka yo mu mariba ya Bukunzi. Ahitwa mu mariba ya Bukunzi niho hari ivubiro rya Ndagano wategekaga Ubukunzi ku mwaduko w'abazungu. Bukunzi yari herereye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, ihana imbibi n'uturere tw'Ubusozo, Ikesha, Impara, Nabiru ndetse n'igihugu cy'u Burundi. U Rwanda rwigaruriye Ikinyaga mu kinyejana cya 18. Ubukunzi bwari mu gice cyafashwe n'umutwe w'ingabo z'Impara, ari nacyo cyatumye aho hantu hose hitwa Impara. Mu mpera z'icyo kinyejana, umwami Kigeli wa gatatu Ndabarasa yategetse umutware w'Impara witwaga Rwanteri kugabira Ubukunzi umuvubyi witwa Kija. Kuva ubwo Ubukunzi bwabaye impugu yigenga itegekwa n'abami b'abavubyi bakomoka kuri Kija, bagatura Ikoro umwami w'u Rwanda ndetse n'umutware w'Impara. Abanditsi b'amateka bavuga ko Kija yageze mu Bukunzi akomotse Irwingi hakurya ya Rusizi. Kubera ubuhanga afite bwo kuvuba imvura, umuvubyi ntiyatinze kumenyekana no kuba ikirangirire mu Rwanda. Umwami amumenye amugabira Ubukunzi kugira ngo ajye buvubira imvura igihe yabubuze. Uko imigenderanire ya hagati y'abami b'u Rwanda n'abami b'Ubukunzi yarushagaho kuba myiza, abami b'u Rwanda babagabiraga indi misozi. Ubukunzi buraguka buba impugu nini igizwe n'imisozi ya Nyamubembe, Mutare, Nkungu, Nyakabuye, Karambo, Mwezi, Karengera, Kinyinya, Gitambi, Kigwa, Rubona, Kaboza, Muhonga, Kimpundu, Kigurwe, Mwiyando, Mubori, Rwintare, Rurama, Rwanyangura, Rwinkuba, Kibazi, Gaseke, Matyazo na Rwibidege. Abatware ndetse n'abami b'u Rwanda baturaga abami bo mu Bukunzi kugira ngo bagushirize imvura mu gihugu. Buri gihe uko umwami asabye imvura ikagwa, yahaga umuvubyi inka nibura 5 ndetse n'ipfizi yazo. Uretse kuvuba imvura, abami bo mu Bukunzi ngo bari bafite ububasha budasanzwe bwo kwirukana inzige n'utundi dukoko twangiza imyaka, bakarumbura imirima, bakavura inka ndetse bagatuma zigira imitavu myiza. Kuva Ubukunzi bubaye impugu yigenga kugeza igihe yavaniweho n'abakoloni b'Ababiligi mu mwaka wa 1925, yategetswe n'abami 7 kandi bose bari abavubyi. Abo ni Kija wa mbere, Gisuma, Ngoga, Kabeja, Ruzigamanzi, Kija wa kabiri, Ndagano, Ruhagata na Ngoga Bihigimondo. Buri gihe uko umwami w'u Rwanda yatangaga hakima undi. Impugu y'Ubukunzi yatangaga abantu 2 bagapfa bakaba imisengo y'umwami. Hatangwaga umuhungu n'umukobwa. Umuhungu akajugunywa mu gishanga cya Nyagafunzo kiri hafi yo ku Karambo, naho umurambo w'umukobwa bakawohereza i Bumbogo. Umwami Ruganzu wa kabiri Ndori ngo niwe wategetse abanyabukunzi kujya batanga imisengo y'umwami. Umunsi umwami Ruganzu arambagira igihugu, yageze mu Bugarama, imwe mu mfizi ze iva mu zindi irarongotana igera ku mugezi w'Amashyuza. Abacuku, kuvuga abo mu muryango w'Abacuku, bayibonye barayifata. Ruganzu yakurikiye ikirari cyayo, ayigezeho asanga barangije kuyibaga, abasaba ku nyama zayo. Izo bamuhaye azitunga ku icumu rye, azamuka iya Bukunzi. Ageze i Nyamubembe ahura n'umugabo wo mu bwoko bw'Abayombo, aramuhagarika amwaka za nyama. Ruganzu abonye umubayeho ariyamira ati, "Mwabanyabukunzi mwe, mugize kumbagira imfizi, none munyaze n'inyama zayo." Ruganzu arumirwa, ngo niko kuvuga ati, "Uko umwami yimye u Rwanda, mujye mutanga igitambo cy'umukobwa w'umucuku n'umuhungu w'umuyombo."
ngiyo inkomoko y'imisengo y'umwami ituruka mu bukunzi. Mu myaka ya nyuma y'ingoma y'ubukunzi wamenyekanye n'umugabekazi Nyirandakunze. Uyu mugabekazi yari umugore wa Ndagano, akaba nyina wa Ngoga Bihigimondo, umwami wa nyuma w'ubukunzi. Nyirandakunze yavukaga mu Busozo, akaba igishegabo cyane, ndetse ngo ni nawe wategekeraga umuhungu we nk'uko bivugwa n'abatuye ahahoze ari mu bukunzi, ndetse harimo n'umushambo witwa Bazakiruru Innocent. Akaba akomoka kuri Ndagano. Ngo Ndagano yubatse inzu nziza cyane y'umuratwa ifite igisenge kiboshye nk'ikibo, ashaka kuyirongoreramo undi mugore kuko yabonaga Nyirandakunze ari igishegabo gikabije. Umwamikazi agira ishyari aritewe nuko agiye guharikwa, ndetse anabazwa n'iyo nzu atazaturamo. Ikindi kandi ngo yashakaga ko umuhungu we ari nawe uzasimbura se ku ngoma y'ubukunzi. Ibyo byose ngo byatumye acisha amarozi, yica Ndagano, amwica akiri muto. Bivugwa ko ngo yamutunze inkaka y'ingona ikamukenya. Nyuma y'urupfu rwa Ndagano rwabaye ku ya 30 Werurwe mu mwaka wa 1923, Nyirandakunze yimukiye muri ya nzu y'umuratwa, yimana ingoma n'umuhungu we Ngoga Bihigimondo, kuko Ngoga yari akiri muto yategekerwaga na nyina hamwe na se wabo witwaga Bigirumwera. Ubutegetsi bw'abakoloni b'Ababiligi bwafataga ubwami bw'abakunzi nk'ubwami bwigometse, kuko bwari ubwami bwanze kuyoboka ngo butange imisoro n'abantu bo gukora imirimo ya teritwari. Ibyo byatumye administrateri wa teritwari ya Cyangugu witwa Bwana Keisa ategura igitero cyo guhirika ubukunzi. Bigirumwera amenye ko ubukunzi bugiye guterwa, yasabye padiri mukuru wa Mibirizi witwa Paul Nori kumuhuza n'Ababiligi. Arabikora, ariko birangira yibaye iby'ubusa. Ubutegetsi bw'Ababiligi bufatanyije na Rwagataraka wategekaga Ikinyaga bwagabye ibitero 3 mu bukunzi. Icya mbere cyagabwe muri Mata mu mwaka wa 1923, kigabwa n'abasirikare boherejwe na Keiza maze kiratsindwa. Icya kabiri cyagabwe n'ingabo zoherejwe na administrateri tariki 12 Werurwe mu mwaka wa 1924. Ibwami barahunga. Icyo gihe ngo Nyirandakunze yahungiye mu ishyamba rya kimeza rya Cyamudongo, arimaramo umwaka wose. Iryo shyamba Nyirandakunze yahungiyemo ubu ni igice cya parike y'igihugu ya Nyungwe, ariko abaturage barituriye baryita ishyamba rya Nyirandakunze cyangwa ishyamba rya Nyirandakunze. Igitero cya nyuma ari nacyo cyatsinzwe ubukunzi cyagabwe tariki ya 9 Werurwe mu mwaka wa 1925, aho umwami n'umugabekazi bari bihishe hari hamenyekanye, bahatera mu ijoro ryo kuri iyo tariki. Nyirandakunze baramurashe kuko yarwanyije abari baje kumufata. Ngoga arakomereka, arafatwa ajyanwa gufungirwa i Kigali, ari naho yaguye mu Kwakira mu mwaka wa 1925. Naho Bigirumwera aracika ahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingoma y'ubukunzi ihera ityo. Aho ayo mavubiro ya Ndagano yahoze hitwa mu bwiza bwa Bweramvura y'Amataba. Ubu ni mu nkengero z'ishyamba rya Cyamudongo mu mudugudu wa Rwamaraba, akagari ka Mataba, umurenge wa Nkungu, akarere ka Rusizi, ku muhanda uva Nkungu ujya mu Mataba. Ni agashanga gato karimo amazi menshi, gafite ubuso nk'ubwa metero kare 150. Karimo ibyatsi by'imigugu babohesha ibirago, igiti cy'umugano, igihondohondo n'imizibira. Ako gashanga gakishijwe n'imirima bahingamo ibigori, ibisheke n'ibindi. Hafite ubwiza buhebuje, ubwiza bwa Bweramvura y'Amataba, ahahoze amavubiro y'ubukunzi. Hakurura ba mukerarugendo cyane, n'ahantu heza cyane. Ngo muri ako gashanga ngo kera harimo amahembe Ndagano yavubishaga. Abahatuye bavuga ko yari amahembe abiri y'inzovu, iry'ingore n'iry'ingabo, ku ngoma ya Kayibanda. Umutwa witwaga Rwibasira, ariko wakiyita Rwibasira Gusinga, umwami mu Mataba. Ngo yakuyemo ihembe rimwe arishyira bene Ndagano aho bari barahungiye i Murenge. Ngo irindi hembe riracyarimo kugeza amagingaya. Ngo akaba ari niyo mpamvu abahatuye n'abahahinga birinda kunywa amazi yaho, ngo dore ko iyo bahinga babona igishanga gitigita. Mu bwiza bwa Bweramvura y'Amataba hahanamiwe n'agasozi ka Rwamaraba.
ngo akaba ari ko Ndagano yicaragaho avuye kuvuba, ngo ari kumwe n'umutwa witwa Rudakemwa wamutwazaga ingoma nayo yakoreshaga muri iyo mihango. Ngayo nguko rero amateka yahitwa mu mariba ya Bukunzi. Stay on touch. Iyi ni SSF Media TV nk'ibisanzwe. Ndabakunda. Niba uri umucuruzi, restaurant, bar, coffee shop, hotel, ndabizi yuko ibi bintu bikureba. Mpuzaniye inkuru idasanzwe y'ubwoko bw'inkoko za boilo zikungahaye cyane ku ntungamubiri dusanga mu nyama z'inkoko, kandi izi nkoko zigaburirwa ibyatsi. Ese wari uzi ko inyama zirisha ibyatsi ari byiza cyane ku buzima bwawe, kandi ibyo bigatuma zigira icyanga kandi ntizigire ikindi kibazo zaguteza mu mubiri wawe mu gihe waziriye? Zujuje ibisabwa n'abazishaka muri Kigali cyangwa mu nkengero zaho, kuko zororerwa ahantu hafite isuku kandi hameze neza cyane. Biroroshye mu buryo bwo kuzibona, kuko guhera ku mafaranga 3500 kugeza ku 4500. Ibi nabyo bigahinduka bitewe n'ingano y'ibiro utwara. Tuzikugezaho byihuse kandi byizewe aho waba uherereye hose muri Kigali cyangwa mu nkengero zaho. Nyaboneka kora ubusabe uhamagara cyangwa utwandikira kuri nimero 0780925450. Duherereye Kigali Kicukiro Niboyi. Waduhamagara kuri iyo nimero mvuze haruguru. Murakoze ku bufatanye mugiranye na Songa Farm Chicken Kigali.